nibwira ko abantu bose baje nako batwakiriye bose bahageze, Imana ibahe umugisha, ariko ntabwo twakwanga kongera kwibwira yenda baje nyuma. Nitwa Omer Mayobera, nababwiye ko ndi umwarimu, hanyuma nkaba nsengera mu itorero rya Rukurazo muri paruwase ya Remera. Ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Tumaze icyumweru hano kuva ku wa mbere kugeza uyu munsi, uri nimugoroba twabanye n'ibyiciro bitandukanye muri insanganyamatsiko y'umuryango. Insanganyamatsiko yavuga ngo gukira ibikomere, isoko y'umuryango mwiza. Gukira ibikomere, isoko y'umuryango mwiza. Twaganiriye n'ababyeyi bibana, abagabo cyangwa abagore bibana, buri muntu wese akenera kuba mu muryango mwiza, ariko tuza no kubana noneho nabubatse. Ntabwo bari benshi cyane, ariko hari ababonetse. Uyu munsi turaza no gukomeza nyuma saa sita, ariko uyu munsi kuri iki teraniro rya gatatu ryahariwe urubyiruko. Nari nzi ko ari urubyiruko gusa rurimo, ariko harimo nabubatse. Ubwo abantu bose barakomeza, Imana iramfasha, abantu bose barumva ibyabo. Abantu bose barumva ibyabo, cyane ko mu magambo turi buganire nk'urubyiruko, ndabakumbuza kujya mu rugo, ndabakumbuza gutekereza washatse cyangwa ugiye gushaka. Abashatse rero nabo baraza kubyungukiramo muri ubwo buryo. Yesu nashimwe cyane. Harimo abafite imyaka iri mikeya, ubwo nyine barihangana nimba ndi kuvuga ibintu batari kumva neza. Nababonye imyaka isa naho iri munsi ndetse y'10, baraza kubyumva. Bishoboka ku iterano rya gatatu abana batajya mu ngisho bashobora bateranira rya mbere, ubwo nyine barihangana nta kundi. Ariko nimwumva ahantu mvuze Imana, mujye mwumva Imana nyine, abana bakiri batoya. Ibindi byo bishobora kuba ari Kinyarwanda cyabagora. Hanyuma turakora mu buryo bwo kuganira. Ntabwo ndi bubabaze ngo munsubize, ariko turaganira mu buryo bwo kuganira kugira umuntu yumve neza, yumvishe amatwi kandi yumvishe n'ibitekerezo. Hanyuma turaza gusoza dusenga. Ijambo tuza kuganiraho n'ubundi nirifatiye ku nsanganyamatsiko y'icyumweru cyose, ariko turashyira imbaraga ikintu kivuga ngo kubaka imfatiro zizagushoboza kugira umuryango wishimye. Kubaka imfatiro zizagushoboza kugira umuryango wishimye. Kububatse, izo mfatiro muzivugurure, muzikomeze, muzisiga amarangi. Aho mubona zitameze neza, muzitere sima itarimo umucanga utarimo umucanga wa mayange, mukoreshe kayumbu yonyine gusa. Mwabyumvise? Ntimwiyime, wihangana ushakisha amafaranga, ukoreshe kayumbu na sima, nta mayange igomba kujyamo. Kandi ingorofani uvange 7 ku ngorofani, umufuka umwe ku ngorofani 3 z'ubucanga, biraza kuba bikomeye cyane. Aho umuntu akeneye ferabeto muyishyiremo. Ndimo ndavuga mu mvugo abakuru bashobora kuba bakumva. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma muzanemo na twadukaro twiza tumeze nka turiya nabonye hariya, mugende mwomekaho, ibintu bizagenda neza. Kandi uratwomeka kuri mugenzi wawe, nabo ko atwomeke kuri wowe. Hanyuma mwese mugirane bashyashya, mugirane beza, bizagenda neza. Bivuze mu mvugo abakuru bari bwumve, kugira ngo byibuze nituganira n'ikiri imbaraga ku rubyiruko barajya babijyana mu muryango iwabo. Kubaka imfatiro zizagushoboza kugira umuryango wishimye. Ngira ngo abana urubyiruko muri aha ngaha mwese mwifuza kugira umuryango wishimye, ariko hari igihe umuntu aba yicaye ari urubyiruko akavuga ati ngiye rwose Imana izamfashe sinzagira urugo rumeze nk'urwa papa. Hari abana bigeze kugira ababyeyi babo, ndababwira ingero ebyiri. Iwabo bakundaga kurwana cyane, bagakunda gushwana kugeza ubwo abana bageze aho barababara agahinda karabica. Bicaza papa wabo na mama wabo, baravuga ati rero mama na papa buri wese afite iwabo, buri wese najya iwabo, twebwe iwacu ni aha ngaha. Aka kavuyo muduteza ni kenshi cyane. Mujyi wanyu, buri wese ajya iwabo, nimumara guhinduka mwumva mugiye kubana neza muzagaruke hano. Twebwe iwacu tuzi ni aha honyine, ariko ufite iwanyu mama, nawe papa ufite iwanyu, genda hanyuma twe dusigara aha ngaha. Hari igihe abana babihirwa bagakurira aho hantu muri iyo environment ibakomeretsa, ibababaza, bagasa naho batekereza ko urugo rushobora kuba ari ikibazo gikomeye cyane. Nimuganira n'urubyiruko rwinshi bazakubwira yuko gushaka mu by'ukuri pe ari ibibazo. Benshi abo tumaze kuganira barakubwira ngo nge yaranja nshaka mbona umwana, ariko ibyo gushyira umugore mu mago
reka nkubwire, ni ukwirahuriraho umuriro ni ikibazo. Abandi bo ni abadiyakoni tuziranye gutya kandi b'imbere, nabo baratonganaga bagashwana. Umunsi abana mu gitondo ku cyumweru babyutse kugira ngo bose bajye gusenga, bumva ababyeyi nyine bari gushwana. Abana bariyeranje bakuramo imfunguzo barabakingirana, barababwira ngo muzava muri iki cyumba mumaze kutwemera ko mutazongera gushwana. Abana nta muntu kubatuma ngo mujye kubikora, ariko ndimo ndababwira ibijya bibangamira urubyiruko, bagatangira kubona isura mbi y'umuryango bayirebeye ku babyeyi babo. Ibi rero bituma mu gutekereza kujya gushaka baba bakeneye ibintu byinshi byabafasha kugira bumve ko hari ahantu na ahantu heza, kuko Imana iturema yaturemeye umuryango kugira ngo tuwukuriremo, tuwunezererwemo, tuwishimiremo. Burya niba ujya ku kazi ukumva urishimye cyane kuruta mu rugo, umenya ko hari ikibazo. Niba ujya mu kazi cyangwa wagiye ku gasima ucururiza muri shike, wagera kumva nibwo ufite amahoro menshi asesuye, hari ikibazo. Mu muryango n'Imana yaremye iraharema kugira ngo tuhanezererwe, tuhabonere ibyo twifuza byose. N'ibyo tubona hanze twifuza kubizana hehe? Mu muryango. Imana idufashe cyane. Rero nagira mbabwire ko dukeneye kubaka imfatiro. Kuba hari ibitagenda neza ntibivuga yuko hariya mu rugo atari heza, ahubwo nuko ikintu cyose cy'umugambi w'Imana Satani arakirwanya. Ikintu cyose cy'umugambi w'Imana, ikintu cyose Imana yubatse, Satani arakirwanya. Imana yaremye Adamu na Eva, ariko Satani ntiyanezezwa nuko Adamu na Eva bagiye muri iriya ngobyi. Iriya ngobyi yari ingobyi nziza, yari ingobyi nziza. Imana yarayitondeye kandi imaze kuyirema ngibona ni nziza. Kandi mu bintu Imana yaremye, yari yararemye aho bazajya baruhukira, yari jaride, ndetse hari harimo n'ibiryo. Imana yabanje no kurema ibiryo mbere y'uko irema abantu. Imana yagize neza, ariko Satani ababazwa n'icyo kintu Imana yakoze, ashuka umudamu nawe aragenda abwira umugabo ararangara, ntiyamenye yuko umudamu yateshutse ngo amugarurire hafi. Ingaruka zigera ku muryango wose. Ikintu cya mbere cyabaye muri uwo muryango, Imana yabwiye umugabo iramubwira ngo uzarya wiyushya kuya, kandi ubutaka buzakumerera ibitovu. Hari ibintu byabaye mu isi bitari biriho Imana irema, cyane cyane ibintu by'amahwa, ibintu by'ibitovu ntabwo byari bihari. Muzasome Bibiliya neza. Hanyuma ariko inabwira n'umugore ngo uzabyara ubabaye, ngo kandi kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo. Ibyo bihita bizana ikintu kijyanye n'imibanire y'umugabo n'umugore, yuko hari ukuntu bakwiriye kubana kugira ngo babashe byibuze gucungura umunezero Imana yageneye umuryango. Ariko ikintu kibabaje nuko muri urwo rugo hahise habonekamo umwicanyi, Kayini yica Abeli. Aha Imana yifuzaga yuko twahaba ari ahantu hatunezeza, ari ahantu twishimiye, hahindutse ikibuga cy'intambara. Mbega buriya hararamo amabombe nuko tutayabona, hararamo amasasu, inkokora n'ibindi bitangaje. Urugero rwiza nabaha ariko umuntu atakwishimira, sinzi ko mushobora kumva radio ngo murangize icyumweru mutumvise umugabo wishe umugore cyangwa umugore wishe umugabo. Niba mujya mwumva amakuru, sinzi ko mushobora kurangiza icyumweru mutumvise ahantu habaye inkuru y'umugabo wishe umugore cyangwa umugore wishe umugabo. Iki ni ikintu kikwereka yuko Satani yarahagurutse mu kurwanya umuryango ku buryo buhindura ahantu nta kigenda. Niyo mpamvu abantu batekereza cyane ku isi bagera bagatangira gutekereza ubundi bwoko bw'imiryango. Abantu batangira gutekereza ubundi bwoko bw'imiryango, bakavuga bateka ibintu by'umugabo n'umugore, bino bintu banza nta kigenda cyabo. Kuki tutakwibanira turi abakobwa? Kuki tutakwibanira turi abahungu? Twazakenera kana, tuzashaka umugabo adutize imbuto ye, tuyivange n'iyacu tujyane hariya muri laboratoire, umwana kure tugira umwana, cyangwa tujye gushaka kana tukarere. Ubu bundi bwoko bw'imiryango butugenda tubona, hari n'aho bageraho bakabana n'amatungo, cyane cyane imbwa iye ikaba imeze nk'aho ari umugabo we. Ni ukubera yuko bageraho bakarambirwa, bakabona ibintu by'umugabo n'umugore byo kubana n'ibintu byo gutikurwana, guhangana, kugira gute. Mu minsi ishize nibwo nabonye ikintu social media, niba ari bya bindi ijambo ry'Imana rivuga, ibintu byose byahishwe ngo bizashyirwa hehe?
njye mbona social media igenda, niba ari umukozi w'Imana ntabwo mbizi, ariko mwihangane, aho nyamona ibintu bigenda bijya kumugaragara. Mbona umugore araje ahuye n'umugabo we, amafaranga bagiye kubetinga, ubona ndiye ndi nyoko aramukubita kumugaragaro, kubera ko mu muryango hari ikibazo. Nagira ngo rero tuganire ku mfatiro zizagushoboza kugira umuryango wishimye, kandi izo mfatiro zizatuma ubasha guhangana, kuko umuryango Satani arawugerereye kandi arawurwanya bikomeye cyane. Ntabwo twagira itorero rizima tudafite imiryango mizima. Iyo byapfiriye mu rugo buriya tuza hano ho ntabwo wamenya niba ndi mwiza niba ntari mwiza. Nyamunda gutanga urugero, nigeze kuva mu rugo nyine nirakaje, meze umuntu wirakaje nyine numva bitameze neza. Ngeze ku rusengero ntangira gusuhuza abadiyakoni nyine n'abakirisitu, turaseka. Dutashye umwana wacu aravuga ati papa, biriya bintu bawigira ni ibiki? Ibintu byo kwisekesha ku rusengero wivugisha neza niki, waje wafunze isura umeze ukuntu niki byose. Reka mbabwire, buriya tuza hano ahangaha naho duhurira nk'itorero, ariko mu rugo ni ahantu hakomeye cyane. Niba udafite n'umuryango wowe wibana, hariya wibana ni ahantu hakomeye ku buryo ni ukuhakira hano kuko hameze. Niho hafasha itorero nk'iri ngiri kuba ryaba itorero rifite ubuzima kandi itorero rimeze neza. Banza ariyo mpamvu Yesu avuga ngo bamwe bazaza bavuga ati twakoraga umurimo wawe, twarahanuraga, twagiraga gute, ibyo byose twabikoreraga ahangaha, atari ko sinigeze kubamenya kubera ko mu rugo atakuzi. Reka dusome aya magambo y'Imana, dusome Zaburi 128. Ndaza kuvuga muri bikeya, muraza kumva byinshi kuko iminota yivuga butumwa nsanzwe nzi uko ibingana, ariko turavuga muri makeya, ibindi turaza kubikomereza mu bubatse nyuma ya saa sita. Nanze kwiyenza, nashaka kubaza umwana, abasore bari hano ngo bambwire urugo bifuza, ariko twigize kuba turi kuganira n'umuhungu wacu, sinzi ukuntu twamucukuje, ati wewe wumva uzaba umupapa umeze nkandi, ukagira urugo rumeze gute? Tigene umwana azaba umupapa umeze nka papa. Ako kantu nyine karanzamuyemo gakeya, ariko ndavuga nti ubu nyine akize ku gipimo. Nimgica azavuga ati papa ko nurize ko munabi bite byaho. Rero umuntu wese agira inzozi z'urugo, agira inzozi z'ukuntu yifuza kuzabaho, ariko ibyo bintu ukeneye kwicara ukabitekerezaho kuruta uko ushobora gutekereza ku bindi. No kubitekereza ukabiha umwanya, kuko mu rugo nyine n'ukurwubaka. Madame ejo yahoze avuga ati n'ukurwubaka nyine. Niba umuntu ujya kubaka rero yambara igisarubeti, akaba afite n'inyundo hano n'imisumari na ya ngofero n'iki byose, ntabwo barwubakisha kuba umusirey king cyangwa umusirey queen. Ibyo ngibyo ntabwo byubaka, ntabwo uriya muntu aba yagiye gutembera. Kubaka urugo bambara igisarubeti na butini, hanyuma bakajya mu rwondo bagakata, bakubaka iki? Bakubaka urugo. Bifite icyo bivuze mu mvugo y'umwuka, y'uko urugo ni ikintu abantu bakwiriye gutegura, ntibikwiriye kugutungura. Hanyuma uwo byatunguye, humura, Yesu arahari. Wacunguye ibyaha abasha gucungura aho bigeze. Yesu nashimwe cyane. Kadusome 128 Zaburi, haravuga ngo hahirwa umuntu wubaha, hahirwa uwubaha Uwiteka wese akagenda mu nzira ze, kuko uzatungwa, ubwo niwe ndi kubwira, kuko uzatungwa n'imirimo y'amaboko yawe. Uzajya wishima, uzahirwa. Umugore wawe azaba nk'umuzabibu wera cyane mu kirambi cy'inzu yawe. Abana bawe bazaba nk'uduti twa elayo bagose ameza yawe. Uko niko umuntu wubaha Uwiteka azahirwa. Imana ishimwe cyane. Mwamumvise umuntu uzahirwa ni umuntu bihera kuri we bikagera ku muryango bikagera ku bana. Reka dusome urugero rumwe rw'umuntu wari warahiriwe witwa Yobu. Yobu igice cya mbere gikunda kumpa ishusho y'umuntu w'Imana ukize kandi akubaha Imana. Ubukire ntibutume yubaka urugo nabi, kuko hari igihe n'ubukire nabwo butuma abantu bubaka urugo nabi. Ibyo byo tuzabiganiraho ikindi gihe. Haranditse ngo ku murongo wa 1 kugeza ku wa 5, Yobu igice cya mbere, haravuga ngo mu gihugu cya Usi hari umuntu witwaga Yobu, kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana akirinda ibibi. Nuko abyara abahungu 7 n'abakobwa 3, kandi yari atunze intama 7,000
n'ingamiya 3,000 n'amapfizi 1,000 yo guhinga n'indogobe z'ingore 500 n'abagaragu benshi cyane. Uwo muntu yari akomeye kuruta abantu bose b'iburasirazuba. Mwumva atarakomera? Uyu muntu yari umukire, yari afite akantu, konti yari ifite ukuntu ibyimbye, ku ikofi rwose byari bimeze neza. Umurongo wa 4, kandi abahungu be biremeraga ibirori mu mazu yabo, umwe mu munsi yitoranirijeho, bagatumira abashiki babo 3 ngo baze gusangira nabo. Nuko iminsi y'ibirori byabo yarangira, Yobu akabatumira ngo abeze. Akabyuka kari mu gitondo, agatamba ibitambo byo koswa bihwanye n'umubare wabo, kuko Yobu yavugaga ati, ahari abahungu banjye bakoze icyaha, bahemukira Imana mu mitima yabo. Uko niko Yobu yajyaga agenza iteka ryose. Imana ishimwe. Kandi nakunze kwa Yobu nuko yari umuntu ufite ubutunzi bwinshi, ariko akibuka ishingiro ry'uko ari ukwezwa, ishingiro ry'uko ari ukubaha Imana. Kandi ntagume mu kazi gusa, abiki gihe dusigaye twigumira mu kazi gusa, tujye guhiga gusa, tukaza mu rugo ntitumenye uko tugomba gufasha abana bacu, ariko yibukaga n'abana be. Hanyuma hari igihe bitajya bigenda neza, mu Migani ibice 18 umurongo wa 14, hari igihe bitajya bigenda neza. 18 umurongo wa 14 haravuga ngo, umutima wihanganye ukomeza umuntu mu ndwara ye, ariko umutima wihebye ninde wawihanganira? Hari igihe kigera tukakomereka, tukagubwa nabi mu marangamutima no mu bitekerezo. Bibiliya iravuga rero ngo umutima umeze gutyo biragoye kuwihanganira. Umugore wawe yakomeretse, kumwihanganira biragoye. Ugomba kubimenya, ukamenya ko biri buze kugenda. N'umugabo byagenze uko, umutima we hari bindi. Umwana wakuze akomeretse cyane, ababaye cyane, akajya gushaka ibyamukomerekeje, bihindukamo imyitwarire n'imiterere. Yagera mu rugo bakibana ijoro rya mbere cyangwa irya kabiri, bagatangira bakarwana, bakibaza ibyo ari byo, kandi barasenze, ubuhanuzi bwarabaye, bakibaza ngo byagenze gute. Hari igihe umuntu yagiye gushaka afite umutima umeze gutya. 17 niho habivuga neza. 22 ho mu Migani haravuga ngo, umutima unezerewe ni umutima mwiza, ariko umutima ubabaye umutera konda niho kunanuka. Ariko isomye Bibiliya y'Icyongereza cyangwa y'Igifaransa, Bibiliya iravuga ngo uwo mutima it dries bones, ngo utuma amaraso yumagara, imisokoro igashiramo, ubumeze nk'ikimungu. Iyo ukuze uri broken, ufite umutima ukomeretse, ubabaye, bitewe n'ubuzima wakuriyemo, nk'uko nza kubivugaho mu kanya, bitewe n'ibyo wanyuzemo, ibitekerezo byawe bikangirika ku rwego ruri hejuru, waramunzwe kuri uru rwego. Iyo ugeze mu rugo biragoye. N'ahandi tuba tuvuga ngo reka dusenge Imana tugire neza, ariko ukeneye gukira iki kimungu cy'umubabaro n'agahinda n'ibikomere wakuriyemo, kugira ngo bikire, ubashe kugira umuryango mwiza. Imana idufashe cyane. Ndarangiriza kwa Yabesi. Yabayeho ubuzima nk'ubu, ariko aba umuhanga, yifatira Imana, aravuga ati, Imana ntago nkomeza kubaho kunguko, hari ikintu kigomba guhinduka mu buzima bwanjye. Mu Ngoma za mbere ibice 4 n'umurongo w'9 hari amagambo avuga ngo, Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati, namubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Imana ya Isirayeli ati, icyamukampa umugisha rwose, ukahagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo yasabye. Imana ishimwe cyane. Yesu nashimwe. Ndaza kuza gusoreza kuri aya magambo. Mu nkuru ya Yabesi harimo ibintu bigera nko kuri 3. Harimo ikintu cyitwa kwimenya. Ntukomeze kugendera mu munyenga w'icyuricyo, kuko Bibiliya yatubwiye ngo yarushaga bene se icyubahiro. Kandi usomye Bibiliya ubona Yabesi afite ukuntu ashobora kuba yarameze muri societe, ariko aza gusanga nubwo ameze gutyo, hari ikintu agenda na kimubangamiye ku mutima. Arimenya, amenya uko yavutse. Amaze kumenya uko yavutse, aravuga ati, ibi bintu bizakirira ku Uwiteka Imana, reka nsanga Imana. Aragenda arayibwira, kandi Imana imuha ibyo yasabye byose. Imana ishimwe cyane. Yabesi usomye muri Bibiliya nta handi hantu usanga cyane hakomakomeye,
ariko iyi ni inkuru y'umuntu wo mu rubyaro rw'Abisirayeli wahuye n'ibibazo ariko Imana imugirira neza. Uyu munsi ntabwo nzi aho uri, sinzi uko umeze, ariko nawe ushobora gusenga imbago zawe zikaguka. Hari ibishobora kuba bigukanda uyu munsi bituma utishimye, utanezerewe. Uri n'umusore birashoboka, ariko Imana yakugirira neza. Reka rero mbabwire muri makeya, navuze mu buryo bwo kwenturuza kugira mwumva aho turimo tujya. Turimo turaganira ku kubaka imfatiro zigushoboza kugira umuryango wishimye. Muri ariya magambo twasomye muri Zaburi 128, ndetse unarebye n'ariya magambo twasomye kwa Yobu, ushobora kubona ibintu bigera nko kuri 5 bigaragaza umuryango wishimye. Nitubirangiza turaza kureba noneho ibintu ugomba kwitwararika kugira umuryango wawe wishime. Nyuma dusenga Imana ishimwe cyane. Ikintu cya mbere niba mwabibonye, Zaburi 128 yatubwiye ngo hahirwa umuntu wubaha Uwiteka. Ikintu cya mbere ni ukubaha Imana, umuryango wubaha Imana. Rubyiruko muri aha ngaha, ntabwo umuryango wawe uzubakwa n'amafaranga ufite. Amafaranga ufite ni kizagushoboza, ni kizagufasha mu buryo bundi busanzwe, ariko ntabwo amashuri ari yazakubakira umuryango. Kambaho urugero rutoya. 2024 nagiye muri conference imwe, abantu bakora mu bucamanza baza kuduha presentation, batwereka ukuntu buri kwezi bakira demande zo gatanya zigera kuri 243 buri kwezi. Abakora ubushakashatsi mwareba yena mukaguguringa, muraza gusanga ku mwaka hatandukana ingo zigera ku 3,000 ku buryo yishize ku kwezi ni hafi 240 zingaye. Ayo ni amakouple. Tekereza abantu batandukanye, utekereze n'abana. Fondation ya mbere ni ukubaha Imana. Hari ukuntu urubyiruko ubona yego nyine baza mu nzu y'Imana, ariko ntibatekereze ngo ibi byo kujya mu nzu y'Imana bizubaka ubuzima bwanjye, bizubaka n'urugo rwanjye. Buriya urugo Imana niyo yarushinze, rugomba kubakira ku mugambi w'Imana. Iyo rutubakiye ku mugambi w'Imana, abantu bahimba uko babaho nyine. Niyo mpamvu babana nyuma y'amezi y'imyaka 5 dutandukanye, agashaka undi dutandukanye, agashaka undi dutandukanye. Twagize umuyobozi umwe twakoranaga, hari yajyaga mu matorero yo hanze, none yaba yicaye mu rusengero bavuga ati uriya uyoboye iriya gahunda n'umupastor, dore umugore babanaga n'uriya, dore undi asigaye afite ari mu rusengero. Kubaha Imana ni fondation, ni ikintu gikomeye, kuko Imana niyo yashinze uyu muryango kandi iwuha uko ugomba kubaho. Imana nidufashe cyane. Ntabwo ndajya muri details z'ahantu, ariko ndababwira yuko niyo fondation ya mbere. Gusenga, kwihana ibyaha, kurwanya Satani, kwirinda kwinjiranwa n'ibibi. Hari igihe umuntu avuga ati none si byo gusenga nzabirya, nzanirwa mu rusengero nzabirya se, pfa kuba niboneye umuhungu ufite akantu, ibyo kuba mu rusengero reka mbivuyemo. Icya mbere ni amafaranga. Kubaha Imana cya mbere. Icya kabiri ni iterambere ry'ibifatika, ni ugukora. Iterambere ry'ibifatika ni ugukora. Bya bintu bivuga ngo Imana izabikora, umva uko Zaburi yatubwiye, uzatungwa n'imirimo y'amaboko. Hari abakobwa benshi muri iyi minsi dusigaye tuganira, hari n'uwo twaganira arambwira ngo abasore bakiri bato nta kintu bariho, ngo abantu b'abasaza nibo bazima, ngo nabo bafite ikintu. Mukobwa, niba ushaka amafaranga, ushaka umuntu ufite amafaranga, banza ushaka amafaranga. Niba ushaka amafaranga, banza ushaka amafaranga. Ibintu byo gusira yikwininga ukigira gutya ngo nzoga nkarabe hazaza umuntu ufite amafaranga, azagufata nk'igikoresho nyine. Niba ushaka amafaranga, shaka amafaranga. Niba ushaka umuntu ufite ubutunzi, shaka ubutunzi. Niba ushaka umuntu ufite igihagararo runaka, nawe gira urwego ugeraho rwo mu buryo bwo mu buzima. Ibintu byo kwicara iwanyu mu gikari woga, byagera nimugoroba ukikatakatisha, ukajya mu bukwe kugira ngo bakurebe, ngo urebe ko hari umusore wakubona n'iki byose. Ubwiza bwawe ni kimwe, ariko no kwangirika ni ikindi. Niba ushaka amafaranga, jya gushaka amafaranga. Wasanga wicaye iwanyu udashobora kuvuga ati kanjye kwiga kudoda, ubwo akazi kabuze kanige kudoda, nge ninjiza 1000, nge ninjiza 2. Wasanga wicara iwanyu
ukiri gutekereza kuba nyine bafite amafaranga nta kibazo kizaba, bazanagushingira n'amajyambere bazayazana, nawe wibereye aho ngaho. Madame ejo bundi yahoze ambwira umwana w'umukobwa washyingiwe ngo buri bucya ashingirwa, ngo mu rugo yabagamo yabwiye abakozi arababwira ngo ese mwangishije ukuntu bateka umureti, uziko ntazi ukuntu bateka umureti. Ukwiriye kwihagararaho nawe ufite icyo ufite. Kubera iki? Iyo ufite izo ntege nke zo mu buryo bwo gutekereza, abantu nyine baza bakurikiye ubwiza bwawe, ntabwo baza bakurikiye ubushobozi n'ubuhanga bwawe. Iyo ugeze mu rugo uravuga ati ariko umugore nta kintu kimurimo, nta kintazi, ntaki, uramubwira ntiyumva, ni umuntu uri aho ngaho gusa n'iki byose. Niba ushaka ubutunzi, ushaka kuzabaho neza, wifuza umuntu uzaba ufite uko ameze, nawe shakisha utangira ugira uko umeze. Jya kugasima, kwigura uko bubaka, ufata umwiko ujya hariya hejuru, ntabwo inzara zizakubakira. Reka da, jya hano ngwino wakikira kanga ugira agafaranga. Numara kubona umuntu n'iki byose, uzaba ufite n'amafaranga wakwiyongezaho ikintu cy'amajyambere n'iki byose. Nugera mu ngwete ndanayafite ndetse tugura igare, jya kunyonga ubuzima bukomeze. Niba ushaka amafaranga, jya gushaka amafaranga. Ikintu cyambabaje uwo mwana w'umukobwa naramubonye, yararangije kaminuza, yaragaraduwetinze. Arambwira ngo abasore nta kintu bafite, ngo abasaza ngo niwe ratubona ari ukuntu ngo biyubatse. None se kucyo utashaka umuntu ukazafatanya kubigeraho? Ngo reka nta mpamvu yo kujya kuvunika n'iki byose. Reka mbabwire, Bibiliya yuzuyemo imirongo irenga 400 ivuga ku kintu bita gukora. Niwanga gukora uzahura n'ingaruka zo kudakora. Hari n'abasore none bishyize hariya bavuga bati hari abakobwa bakorera amafaranga yenda batarabona abagabo, nzajya nipanga nishyira hariya nanjye nzamubona ufite agafaranga. Nugera mu rugo azakubwira ati rero urabona nta kazi ufite, nta mukozi tugomba kugira, urasigara ukoropa, unateke, unamese, ugire gute. Kandi ibyo koko ugomba gukora ibyo ngibyo. Niziko nta kazi ufite uragira bigende gute? Sigara mu rugo, umukozi ntagende, uraza guteka, uraza gusasa, uraza gukora ibintu byose, azasanga bimeze neza. Mubwira ati ariko rero nanjye kuko z'umuhereza akantu nyine ugomba nakoze. Icyo nanshatse kuvuga ni iki? Nanshatse kuvuga ngo nikunda kugira ingo zimeze nka hazari, nka tombora, nk'ibintu bikugwiririye. Tekereza, icara. Hari abubatsi bashobora ko bari hano bari mu ngaruka z'ibi bintu nk'ibi ngibi. Uziko hari abakobwa bagira uti ngiye nutangurira iPhone cyane tuba tutazajya Dubai, ngiye ntabwo tuzabana, nzanigendera n'iki byose. Urugo si Dubai, iPhone si niyo yubaka urugo. Kuko mu mutwe we nta kindi kintu kirimo, rubyiruko muranga nta kindi kintu kirimo. Mu mutwe ugomba gushyiramo ingamba zo mu buryo bw'Imana. Imana iravuga ngo uzatungwa n'imirimo y'amaboko yawe. Yashyire hasi rero, Imana izakugirira neza kandi urugo ruzagenda neza. Icya gatatu ni iterambere ry'ubwenge. Ndashaka kuvuga kwiyungura mu bumenyi. Ukwiriye kwiyungura mu bumenyi, ugashakisha ikintu cyakubeshaho, ugashakisha uburyo bwose wagira ubumenyi. Ushobora kwicara ukabwira umuntu utari kunyigisha uko bakora ibi ngibi, ukagira ubumenyi. Nyigisha uko bagenda bagakotera amatafari, ukagira ubwo bumenyi buzagutunga. Nyigisha uko batera irangi, ukagira irangi bikagenda neza. Warangije kaminuza yenda ntabwo urabona akazi. Tumaze kugira abantu benshi cyane barangije kwiga. Jya kwiga gusiga amarangi, nurangira ujye kugasima, uzasiga irangi kandi ubuzima buzaza. Reka mbabwire bene data, Bibiliya yavuze ikintu cyitwa amahame, ntabwo ari amategeko. Burya amategeko arahinduka, amategeko abantu barayavugurura, ariko ihame ni ihame. Iyo wirengagije ihame, iyo ugeze imbere ihame riragutsikamira, riragushwanyaguza. Iyo wirengagije ihame, iyo ugeze imbere riragushwanyaguza. Ni nko gutwara imodoka ukwagera muri feruje ugakerensa yuko hajemo umutuku ukambuka, imodoka irakugonga da. Aya ni amahame ya Bibiliya rero akwiriye kugufasha. Imana ishimwe cyane. Icya kane ni amarangamutima meza, gutekereza neza, kugira ibitekerezo byiza. Ningira amahirwe ndaza kubivugaho gatoya hariya hafi, kubera yuko ubuzima tubamo buradukomeretsa kandi budutera amarangamutima atari meza. Ntabwo wabaho urya rimwe mu minsi ibiri ugira amarangamutima meza, yenda kubera ubukene bwo mu rugo, kubera yenda yuko hari ukuntu yenda mutifashisha, birakubangamira mu buryo bwo mu buzima. Ntabwo wabaho papaza atera imigeri atuka,
ntabwo wabaho papa ayamarira mu kabari warabuze na minerivare uragenda ukaba block ukagenda ukamererwa nabi mu buryo bw'amarangamutima. Ukeneye kubohoka ukagira amarangamutima meza, ntubohwe n'ibyagukomerekeje. Amarangamutima meza havamo ibintu byinshi cyane, kuko iyo atameze neza n'uwo mugiye kubana umutima nyine ukomeretse ugira gute? Urakomeretse. Urakomeretse. Cya gatanu ari nacyo cya nyuma ni imibanire myiza, kwiga kubana. Buriya maze kubona yuko abantu bose ku isi baguye kwiga ikintu cyitwa uburyo abantu babana, bakiga indangagaciro zo kubana, kandi bakiga ikintu cyitwa uburyo bwo gukemura amakimbirane, kuko ubuzima tubamo ni ubuzima bubamo amakimbirane. Mujya mushwanara, hari igihe mujya mugira amakimbirane, cyane cyane abubatse barahangaha. Mujya mushwana n'abadamu banyu cyangwa abagore banyu? Mwebwe hano ntabwo bijya bihaba, hari ahandi nageze bijya biba. Burya kumenya guhangana n'ibibazo bituma umuntu agira uburyo bwo kubana neza. Amakimbirane burya si ikibazo, ahubwo ikibazo ni uburyo tuyakemura. Dukeneye kubyiga, ijambo ry'Imana rikadufasha uburyo tubana n'abandi. Iyi mibanire kujya kubaho ni ukubana. Iyi mibanire yapfuye ibintu byose birangirika. Nusanga umwe agiye mu cyumba cye n'undi yagiye mu cyumba cye, none abantu bakaba banatandukana. Rubyiruko muri hano mukeneye kwiga kubana neza. Hari ukuntu ujya kubona ukabona ngo tunambwiye ngo duhure hano saa 8 none yarengeje isaha, urivumbura urarakara, umwe ati ntukankinishe ngewe isaha ni isaha, ibyo ngibyo ubuzana. Ugomba kwiga kwihangana. Nutiyigisha kwihangana ukiri umusore ntabwo uzihangana wageze mu rugo, kuko nugera mu rugo nibwo uzabona byinshi byo kwihanganira. Umuntu arakererwa akavuga ati ngewe umuntu yambwiye yuko azangurira telefone ya yindi yitwa ukuntu n'iki byose, none ntarayingurira, reka dandi igendeye se kutarayigura n'iki byose. Nugera mu rugo uzabona ibindi by'agaciro bitandukanye na iPhone n'ibindi byose bitandukanye. Ukwiriye kwiga uburyo bwo kubana. Kubana ndaje mbivugeho gatoya kuko bijyana n'imiterere yawe. Imiterere yawe n'imyitwarire yawe. Tugira ibintu bita personality, tugira uburyo bw'imyitwarire. Hari abantu barakara vuba, hari abantu bavuga vuba, hari abantu bagira umujinya, hari abantu bivumbura vuba, hari abantu bagira gute. Ikintu njya mura nsaba Imana nuko umfasha, Imana ikamfasha ikintu kijyanye n'umujinya, nuko njya ndakara. Imana ikamfasha rwose ku buryo niyo ngize bitaniherera kugira ndebe yuko nawuje mbega ngira akantu k'intege nkeya aho hantu. Akunyesa Imana ngo ugende izamura. Ngira uburyo mpita nihuta cyane. Shako nawe ufite ukuntu ni ukwiga ikintu kijyanye no kubana. Imana idufashe cyane. Reka mbabwire urubyiruko ibyo dukwiriye kwitwararika nihuse, hanyuma dusenge. Ikintu cya mbere ugomba kwitondera impamvu yo gushaka kwawe. Hari impamvu uburyo zikwiriye kuza imbere zo gushaka, ariko hari n'izindi ziri ku rwego rwa kabiri zitari zo twagombye gushyira imbere. Reka mbabwire yenda nk'izi zidakwiriye kuza imbere cyane. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu azita impamvu zitari zo, kuko urugo ni umushinga w'Imana. Dukwiriye kururebera mu ndorerwamo y'Imana. Icya mbere udakwiriye gushyira imbere cyane ni ugushaka kubera yuko ushaka gushaka. Ndikumva nshaka gushaka, reka njye gushaka umukobwa, reka njye gushaka umusore, tubane. Urugo bararutegura. Urugo bagira gute? Bararutegura. Reka mbabwire nashatse nabitekerejeho, ariko twigira umubano twize iminota 30. 1 2 3 tugeze kuri 30. Ntabwo twize ya minsi n'iki byose. Iminota 30 hari kwa 4 nimugoroba turaza iminota 30, ubwo nyine beberangiye tuba tugiye mu rugo. Umuntu akajya gukoresha kimeza, nyamara umuntu yarakeneye kwiga. Ndimo nigisha abitegura kubana, naricaye ntegura uburyo ngomba kubigisha, kandi buri cyumweru bakiga. Kimwe mu bintu byatumye mvuga ngo ahantu nayobora mutiza amezi 3 nanjye nakwanira abana ntabwo muzasezera. Twize ku kintu kijyanye no kumenyana. Naratunguwe buri bantu bose mbaye exercise. Narababwiye ngo mbwira ikintu umugenzi wawe ucyandike ushima mu gihe mumaranye mu bantu. Barabibona. Ndagenda mbwira none andika ikintu kike kikubangamira mugenzi wawe ujye umubonaho. Banditse ibintu none mbaza mugenzi we, none se ajya bikubwira ngo yaharige mbona nyine yivumbuye yirakaje, n'undi nawe yibonamo ibindi. Murabona ko mwese muri abanyabyaha, murabona ko mwese muri abanyamafuti. None igisubizo ni ikihe? Ni kwiga kugira gute?
ni ukwiga kubana. Rero gushaka kubera yuko ushaka gushaka ntabwo bihagije, ubitekerezaho ukireba ukavuga ngo ndinde, imyitwarire yanjye niyihe, nizihe ngeso ngira zitakubaka, ugatangira kwitoza guhangana nazo ukiri umusore. Iyo ugeze mu rugo bibanza kunyine kubatera akavuyo mu rugo n'ibikomere mu rugo. Aka kabiri nihuza ubutunzi. Ntabwo ugomba kujya gushaka kubera ko mugenzi wawe wamubonye mu butunzi, ufite ikintu nakwita ukeneye financial security cyangwa financial dependence, ushaka guhengamira ku muntu kubera yuko hari ikintu afite. Oya, icyo ntabwo aricyo gikwiriye kuza imbere, kuko mufite amaboko mwana bigeraho. Ikindi, ntabwo ukwiriye kujya gushaka kubera ko ushaka guhunga ubuzima bubi urimo, ushaka kuba n'ubuzima bw'ubupfubyi. Hari ukuntu umuntu ajya gushaka avuga ati bibuze ninshaka umugore nzaba mbonye aho kuba, cyane cyane bikunda kuba cyane ku bakobwa. Tibyibuze ndabona ubuzima bundambiye nzaba mbonye urugo, nzaba mbonye aho kuba, cyangwa umuntu ari imfubyi nzaba mbonye aho kuba. Ntabwo ugomba kujya gushaka uri guhunga ubuzima bubi, ahubwo ugomba kwicara ukajya gushaka nk'umuntu uzagenda agakereya akagira ubundi buzima bwisumbuye kubwo yararimo. Iyo uhunze ubuzima bubi wagerayo ugasanga siko bimeze, ibyo wagiye witeze ntubisangeyo, urakomereka ukavuga ati uwakwigendera, uwakwivira muri uru rugo, nahungiye ubwayi mu kigunda. Icya kabiri, ikindi kintu ni igitutu. Hari abantu bajya gushaka kubera yuko bashyizweho igitutu. Ibi ngibi umuntu agera mu rugo agakomereka kubera ko imyaka yawe yazamutse, maze kubona ari myinshi, maze kuba myinshi, cyangwa igitutu cy'ababyeyi. Hari igihe umuntu ashaka ari ku gitutu cy'ababyeyi bamubwira ngo ntushake kwa runaka, jya gushaka kwa runaka, ukagendera kuri icyo gitutu ugashaka n'umuntu utifuza udashaka. Akenshi ahangaha hari igihe haza na bya bindi by'amateka yacu. Umubyeyi akabaza umwana akamubwira atari ku mwana wa harya ngo warakuze, ugiye gushaka ndetse ugiye gushaka runaka, uramuzi neza? Ndamuzi. Uramuzi neza? Waramukurikiranye? Uramuzi? Mama turanaririmba natera ikorasi yuzura umwuka wera, n'umwana mwiza asangiza ijambo ry'Imana. Mwana wanjye jya ugira ubwenge, iki gihugu urakiza ariko uramuzi neza? Iyo turimo tubaza ibibazo 32 na bingahe umwana arakanguka. Hari igihe umuntu atayima ubwo mama mbwiye ko hari ahantu tutashakayo, ubwo nyine reka ngire gute, reka nzashakire ahandi. Hari igihe wicuza iyo ugeze mu rugo, kuko wowe uzashaka ni wowe uzi icyo ushaka. Ababyeyi bakabyivangamo bakagushyira ku gitutu. Imana idufashe cyane. Cyangwa uruvugo, imyaka, kurambirwa ubuseribateri, gushaka kubera ko wabenzwe. Hari abantu bashaka vuba cyane cyane abasore kubera yuko abandi bakobwa bababenze, akavuga ati uyu mukobwa umbenze nzamutanga gushaka, akagenda agatereta undi mukobwa akamubwira ati kandi rwose turagendana no kunyemereye yuko tuzabana nyuma y'amezi 3, nibirenza amezi 3 njyewe ntabwo turi kumwe. Umukobwa akabitekerezaho, si umuntu ko mbona yinde yaba ari na mwiza n'iki byose, niba atari amezi 3 ntabwo bizavamo. Kemera, kumbe agiye gushaka ari kwihorera kuwa mubenzi, amwereke yuko nubwo yamwanze ashoboye kugira gute, ashoboye gushaka. Madamu n'umukansara, umusaikologist, yigeze kwakira umudamu, yigeze kubaho shakana n'umusore yumva ari byiza, ariko yamubwiye ngo n'amezi 3 tugahita tubana, nta bintu byinshi. Kumbe uwo musore yari ari kugira ngo wa mukobwa wundi wamwanze atazashaka, akumva arasebye. Ibi byazanye ibibazo bikomeye cyane. Reka twinjire umwanya wo udusoreza kugira ngo dusenge Imana ko iminota yagiye, ariko impamvu zirizo ni kugira urukundo rw'abana b'Imana, kuba wiyumvamo urukundo, kandi urukundo ukarwumvira mu Bakorinto ba mbere ibice 13 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Hari amagambo avuga ngo urukundo rubabarira byose, urihangana, rushaka ibyarwo, rwizera byose, ikindi rwizigira byose, ikindi. Nimuza kureba iyi mirongo hano ukuntu ivuga, ntabwo muraza gusangamo sheri, ntabwo muraza gusangamo beniki, muraza gusanga ari akazi. Urihangana, rubabarira byose, rushaka ibyarwo, rutekereza ikibi ku bandi, ntirugira gute, muraza gusanga ari akazi. Biriya bindi nabyo ni byiza turabikeneye, ariko ibi ngibi nibyo fondasiyo. Nujya mu rugo utarize kwihangana bizakugora, nujya mu rugo utarize kubaha mugenzi wawe uzamwubahuka, nujya mu rugo utarize kwizera mugenzi wawe uzabona avugana n'abandi bakobwa ugira ngo ari gushaka kuguca inyuma. Urukundo nakazi,
kandi ni akazi twita full time job, ni akazi ka buri munsi, ka buri gihe, dutonda mu gitondo kurinda kugeza ikindi gitondo. Imana tufashe cyane. Nanze kuvuga ibindi, reka ngaruke kwa Yabesi, rero ntatwara iminota myinshi. Ndashaka kubabwira yuko ubuzima mwakuriyemo nabwo bushobora kugukomeretsa bugatuma wubaka nabi. Iyo wakuriye mu muryango utagukunda, cyane cyane ku bakobwa, ugera ukamera nk'usabiriza urukundo, uburyo umuntu wese ukubwiye ngo ndagukunda urirukanka, kuko ntuzi urukundo rwa papa, ntuzi urukundo rwa mama. Muri wowe harimo cya cyuho gikomeye cyane. Iyo wakuze nta gaciro ubona mu muryango, cyangwa ubona uburyo mu rugo bitameze neza, iyo wubatse uri umugabo ugira ngo abagore bose bagomba guteshwa agaciro. Uzashakana n'umukobwa wabonye byose mu rugo iwabo, yumva yuko nawe afite ijambo. Ubwo wacu ejo bundi ahirutse kumbwira ngo kuki wafashe icyemezo utambwiye. Yiga mu wa 5 primaire. Hari ibintu bavuze ku ishuri byo gukocinga, nanjye ndabyemera, ntanga n'amafaranga. Ndamubwira nti rero uzatangira ujye muri coaching, kuki utabanje kungisha inama. Ndisobanura, maze kwisobanura aranyemerera ajya kwiga. Abana b'iki gihe basigaye bazi n'uburenganzira bwabo. Uzashaka rero umwana uzi uburenganzira bwe, nutangira ubwete wewe ndise kumbwira gutyo. Ariko uyu mugore byagenze gutera, wowe uri gushaka kubaka nkuko so yubatse, atesha agaciro mama wawe, nuko wakuze byarakwangije, ariko ushatse umwana uza agaciro kuzi n'uburenganzira bwe. Nutangira umubwire ati naguze ikibanza hari, ukikuze nkandise kandi urugo turufatanije. Cyagenze gute? Nose kutambwiye, ako se nkubwira iki? Ako abagore mwabaye muto. Rera abana gira gute? Ekata ibintu byo kurera abana. Nanjye ngomba kugira ikintu mbega ubuzima dukurira harimo hari ukuntu butwica bukanadukomeretsa. Yabesi bijyanye n'imyitwarire ndabiretse. Yabesi yarakuze asanga afite ikibazo. Yari umwana w'imfura, kandi ari umwana w'imfura ufite ukuntu nawe yarabayeho. Iyo usomye Bibiliya ukageza gusesengura, usanga Yabesi atari umukene, usanga Yabesi atari umuntu uciriritse, usanga Yabesi yari umuntu ufatika, ufite ndetse n'icyubahiro mu muryango we, ariko ubuzima yakuriyemo bwari bwaramuteye kumera ukuntu yibaza ibibazo byinshi cyane. Ngo aza gusanga nyina yaramwise Yabesi kubera yuko yamubyaranye agahinda, yumva yavukiye mu mibabaro n'agahinda, atekereza ko ari cyo kibazo ashobora kuba afite. Kuko iyo usomye wumva hari ibintu byari bimwagagaje, wumva hari ibintu byari byamukandaga, wumva hari ibintu byamuzaga kwisanzura. Aravuga ati rero Bibiliya ntitwereka ko nyina yari agihari, ariko byari no kugorana kujya kumugisha inama, kandi yaramubyaranye kagahinda. Aravuga ati ndajya gushaka igisubizo. Aragenda ajya imbere y'Imana, arimenya, aritahura, amenya yuko afite ikibazo gikomeye cyane. Aravuga ati Imana ndakwinginze, agura imbago zanjye, ndumva ntisanzuye, agura imbago zanjye, kandi undinde ibyago ntibimbabaze, ndetse umpe n'umugisha. Bibiliya iratubwira ngo Imana imugenzereza uko yagize